Ndabasuhuje bene data, Uwiteka ashimwe, Yesu nashimwe aho muri hose. Ndabingingira kugira ngo mahoro y'Imana abe muri mwebwe kandi umugisha wayo ube mu byanyu byose. Dukomeje rero kuri ya nyigisho yerekeranye na Mwuka Wera, aho twabonye yuko hari izindi nshingano Mwuka Wera afite abenshi batajya bamenya, inshingano eshatu. Twavuze yuko Mwuka Wera arema, Mwuka Wera akorana n'Imana mu kurema. Tuvuga kandi yuko kuri uyu munsi aribyo tugiye kuvugaho, ko Mwuka Wera azura. Ejo tuzongera turebane indi nshingano ya gatatu, hanyuma ducumbikiraho. Gusa ntabwo ari izo gusa, kuko Mwuka Wera agira umumaro mwinshi mu buzima bwacu, mu buzima bw'umukristo, mu buzima bw'umwuka ndetse no mu buzima bw'umubiri. Uyu munsi rero reka turebane ukuntu Mwuka Wera azura. Mwuka w'Imana niba akorana n'Imana mu kurema umuntu, Mwuka w'Imana agakorana nayo mu kurema umwuka w'umuntu cyangwa se ubugingo bw'umuntu. Mwuka w'Imana arazura. Azura gute rero? Twebwe abari bagenewe kurimbuka, yazuye Yesu Kristo arongera asubira mu ijuru. Kuva icyo gihe natwe tubona isezerano ryo kuzukana na Yesu, kubera yuko iyo utaramenya Yesu uko twari tumeze, twari tuzitiwe mu byaha, tuzitiwe n'ibyaha, dutanga ibitambo bikanga. Ariko Yesu aramanuka ava mu ijuru, aza kuba umuntu, arababazwa, arapfa, arahambwa, maze Mwuka w'Imana aramuzura rero kugira ngo natwe tuzukane nawe. Natwe abari barembejwe n'ibyaha, bari barembejwe n'ingoyi ya Satani, tubona isezerano ry'ubugingo buhoraho, tuba tuzukanye na Yesu gutyo. Ni gutyo rero Umwuka w'Imana azura, Mwuka Wera arazura, kubera yuko iyo utaramenya Yesu ukiri mu byaha uba usa nk'upfuye mu mwuka. Ariko iyo umenya ubutumwa bwiza, ukemera, ukizera, Mwuka Wera arakuzura, ukaba icyaremwe gishya hamwe na Yesu Kristo. Rero Mwuka w'Imana ntagarukiraho gusa. Niba abasha kuzura umuntu wari kuzarimbuke, ntago yananirwa kuzura ibyawe, ntago yananirwa kuzura ibikurimo, ntago yananirwa kuzura ibyari mu bitekerezo byawe, ntago ananiwe buri kimwe mu mibereho yacu. Mwuka w'Imana rero cyangwa se Mwuka Wera mu isezerano rishya niko tumwita, niwe uzura abataramenya Yesu bakabona ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza tuvuga hatari Mwuka Wera ntacyo bwamara, kubera yuko Mwuka Wera niwe ugenda akemeza abantu iby'ibyaha byabo, bakabona, bagakizwa, bagahindukira, bakaza mu nzira igana ubugingo buhoraho. Ubwo bakaba barazutse. Rero Mwuka Wera adahari kugira ngo ahindurire aba bantu kubona inzira y'agakiza, ubutumwa bwacu tuvuga, ubutumwa bwiza tuvuga, ntacyo bwaba bumaze muri uyu murimo turimo. Mwuka Wera rero yazura n'ibyo ngibyo ubona biri imbere yawe, kubera yuko niba Mwuka Wera ashobora kuza akajya mu bitekerezo byawe, akakubwira ibyo ubutumwa bwiza wumvishe, akakubwira umumaro bigufitiye, ukemera ugahindukira, nta kuntu atajya no mu bwonko bwawe ngo aguhe gutekereza ibijya mbere, ngo aguhe kureba aheza aho kugira ngo urebe ahakurimbura cyangwa se ahaguhombya. Mwuka Wera ashobora no kuzura ibyo ubona byapfuye, haba muri bizinesi yawe, haba mu rugo rwawe, haba mu ishuri ryawe, haba mu kazi kawe, haba mu baturanyi, haba mu bana cyangwa se abo mu bana. Mwuka Wera ashobora kugira icyo akora, ibyari byapfuye bikazuka. Haleluya. Ndakwingingira rero kugira ngo umenye kandi unyoterwe na Mwuka Wera, kugira ngo yinjire mu buzima bwawe. Mwuka Wera nagera mu buzima bwawe, hari byinshi bizazuka. Nubwo ubona uhagaze, nubwo ubona ukora
ukabona wenda hari akagendamo gake, ariko ndagira ngo nkumenyeshe yuko hamwe na Mwuka Wera wabasha kumenya ibyapfuye kandi akabizura, kandi bikazuka utazongera gupfa, ukabona ukagenda nk'umuntu uhagaze bwuma, uri kugendana na Yesu mu nzira igana ubugingo buhoraho. Mwene data rero ndakwinginga kugira ngo unyoterwe Mwuka Wera kandi umusabe, kubera yuko ntacyo tubasha gusaba Imana ngo ikitwimwe iyo turimo dusabira mu bushake bwayo. Ntabwo rero wasaba Mwuka Wera ngo amukwime, kubera yuko niwe Yesu yadusezeranyije ubwo yasubiraga mu ijuru. Saba Mwuka Wera rero agendane nawe kandi yuzuze ibyo byose ubona bituzuye. Uwiteka rero abahe umugisha, Uwiteka abahe kumenya birushijeho umumaro wa Mwuka Wera mu buzima bwacu, kandi mukomeze mukurikire neza, kuko muri iyi minsi hari byinshi birimo kuyobya benshi. Mwuka Wera ashobora kugusobanurira aho kugira ngo bakuyobye, wakakwigishiriza. Turagushimiye Mwami Imana kubw'inyigisho duhaye, tugushimiye ko ukomeje kudusobanurira kuri Mwuka wawe, Mwuka utanga ubugingo, Mwuka utanga ubuzima. Ndakwinginze rero kugira ngo utange Mwuka wawe ku bagushaka bose, abagukeneye, abagukorera, abari imbere yawe batakamba. Ndakwinginze kugira ngo wongere ubasukeho Mwuka wawe. By'umwihariko ndakwinginze kugira ngo Umwuka wawe muri iyi minsi y'ubuhenebere amanuke yemeze benshi iby'ibyaha byabo, kuko Satani akomeje kwisasira benshi. Ndakwinginze rero Mana kugira ngo wuzuze abakozi bawe, imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo be kunamuka kuri uyu murimo, ahubwo bakomeze batwaze, bigire imbere, bazane benshi mu bwami bwawe, maze iminyago izabe myinshi kuri wa munsi. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu mbigusabye, amina.